ingabo zidakora uri mu rugo rwawe, zikora uri muri karitsiye uri gutembera. N'Uwiteka Nyiringabo afite ingabo nyinshi akoresha, kandi no kuba akatima kagitera ugihumeka nuko hari ingabo nyinshi yakoresheje. Tumuhereje icyubahiro. Aleluya. Nangiye gufashwa. Uwiteka Nyiringabo cyambera goswe n'ingabo z'abamarayika, tutari burondogore none ariko ndavugamo nkeya. Yagaragaje zimwe mu ngabo zitamenyerewe kwa Farawo, babona yohereje ibiceri. Batinze gusohoka kandi ubwo ni iminsi 3 irenzeho, ubwo ni ikigeragezo. Aho mwagiye mureka kwitetesha we, ko hari abantu bifitiye imisozi. Abo ngabo ari Uwiteka antumyeho, bifitiye imisozi, bamaze imyaka 30 barabuze urubyaro, kandi muganga babwira ko nta kibazo. Wakwitonze ko hari abantu bifitiye urugeragezo rwa danje, bamaze kugirira bakwe n'abakazana mu bukode, aho batanze inkwano baza mu bukwe bagasanga barongeye barimuka, bahora babimuka. Kwitonze ko hari abantu bafite imisozi Uwiteka antumyeho. Haleluya. Hari imisozi Uwiteka antumyeho ashaka kujya kuvugana nayo. Ndafashijwe. Bantu mufite ibintu bimeze n'imisozi ngwirombara ngo wa musozi munini we. Munini umuntu areba ntaheze. Ubundi ndi gutegura kuvuga aya magambo, nagiye ntekereza imisozi. Hari imisozi Mose yazamutse, hari n'umusozi Yesu yazamutse asengeraho, hari zamo Kigara bari mu Rwanda ho, hari imisozi yahuye mu bisi bya Huye no mu bisi bya Rukara aho ngaho Butare tuvuka, hari imisozi ya Jara ahangaha. Imisozi irahari, ariko si iyi ngiyi ijambo ryavuze, si iyi ngiyi Uwiteka yambwiye kuvuga. Yambwiye iyi misozi minini. Hari abantu hano mufite imisozi we, abana bose bakunaniye, abana bose bakunaniye bari kukubahuka. Misozi minini. Hari imisozi minini abantu muri aha mufite, hari imisozi minini yicyangira abantu bari aha bafite. Turabashuhuje kandi tubikuye ku mutima. Imana ibahereze umugisha abantu mwese muteraniye hano, kuba uhisemo kwicara kuri icano ya Eva Mama Lionel ukayifungura. Imana iguhereze umugisha uhageze bwa mbere. Ndakwakiriye ugubwe neza mu izina rya Yesu Kristo wanesheje isi, kandi kugira ngo uzajye ubona ibiganiro bikurikiyeho bitakugoye ukande kuri subscribe cyangwa sabone, birakorohera kuzajya ubona ibindi biganiro bikurikiyeho. Hanyuma wowe hasanzwe ugubwe neza. Imana iyo mu ijuru iguha umugisha, yambukije Abisiraheli inyanja itukura iguha umugisha. Rero abantu munkurikirana muri iki gihugu cy'u Rwanda mu mpande enye zacyo, ndabasuhuje, kandi cyane cyane abaduturanye, abaturanyi bacu bari bugufi bwanjye hano mu masangano. Mugubwe neza, Uwiteka abahe kuramira mu gihugu cyanyu. Ndasubiza abantu bari mu mpande enye z'isi aho muherereye hose hatandukanye. Umugisha w'Imana ubane namwe aho muherereye hose. Ushobora kuba unkurikiye aka kanya ufite ibibazo bitandukanye, Uwiteka gukure muri ibyo bibazo amahoro. Kandi nawe unkurikiranye unaniwe, uhumura. Wowe unanijwe n'ibigeragezo bimaze igihe ku buzima bwawe, uhumure. Uwiteka ni intwari mu ntambara. Ushobora kunkurikiranya uri umunyeshuri, Uwiteka aguhe intsinzi mu izina rya Yesu. Nkurikiranye urugo rukunaniye, Uwiteka aguhe gushobora ibyananiye abandi. Intambara yose ufite aka kanya inesheke mu izina rya Yesu. Rero Imana ibahe umugisha. Uyu munsi nifuje kubaganiriza ijambo ry'Imana, ariko mbere yo kuganira ijambo ry'Imana reka tubanze dusenge. Birashoboka ko ugiye kunkurikira ugenda ugereye amahoro. Imana ikurindire mu nzira ugiye gucamo yose, kandi ibintu byose ugiye kureba aho ugiye bitungane bitagoranye mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana tuyishimira kubw'imirimo itangaje ikomeje gukora. Imana ishobora byose, waremye ijuru n'isi, uragahora usingizwa. Ubusanzwe ibizima n'abakuru barakuramya, nta rungu ugira bitewe n'ingabo zikugosaho mu ijuru. Ariko no mu isi ntabwo tuzakwicisha irungu, tuzavuga ko wera. Tuzagumya kugwiza imbabazi zawe, tuzagumya kuvuga ko uri umunyembabazi, uri n'umunyembaraga. Haleluya. Urakoze cyane, ndagushimiye cyane. Uyu mwanya unyemerere ukuboko kwawe kwiza kubane n'umuntu wese ugiye gukurikira iri jambo washyize ku mutima wanjye. Ubane n'umuntu wese ufite ikibazo mu buryo butandukanye. Ukuboko kwawe kwiza kube kuri bo. Urakoze cyane. Ndazi neza ko ugutwi kwawe kutaheze ngo unanirwe kumva.
ndazi neza ko ukuboko kwawe kutananiwe gukora, ariko intege nke z'abantu zatumye hari ibyo ureka gukora. Aka kanya ndakwinginza ngo wongerere imbaraga, kuko ni wowe intege abarambiwe. Suka imbaraga ku muntu wese tugiye kubana muri uyu mwanya. Ukuboko kwawe kwiza kugumye guhindura ibintu byinshi bihinduke. Urakoze, ndagushimiye Mana kuko ibirenze ibyo nsabye bisenze nshima mu izina rya Yesu Kristo, amen amen. Yesu abahereza umugisha cyane. Reka tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya, namwe muri babahanuzi bato. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi, nanjye ngiye kubahanurira mu ijambo ry'Imana. Zakariya igice cya 4 umurongo wa 6 ndetse no wa 7 havuze ngo, aransubiza ati, ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati, si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Wa musozi munini we wiyitibye, imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya. Azazana n'ibuye risumba ayandi, barangurure bati, nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Haleluya. Mbashaka kuguhanurira, ariko wowe ukunda ubuhanuzi, wowe ukunda ijambo ry'Imana, wowe wemera ko ijambo ry'Imana ari rizima, ari ubuhanuzi butavangiye, niwe ngiye kuvugana nawe mu izina rya Yesu. Aha hari amagambo yavuzwe na Yesu, hari amagambo yavuzwe n'abahanuzi, hari n'amagambo Uwiteka Nyiringabo bwe yagiye yivugira. Ahangaha kandi twumvise ngo niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Hari abantu bamwe batemera ko Imana ivuga, ariko umuntu utemera ko Imana ivuga akemera ko ikora, ubundi ibyo bintu birasa. Iravuga ikanakora, hakaba igihe ikora itavuze, hakaba igihe ivuga uyu munsi ikazakora umwaka utaha icyo yavuze. Imana yacu iravuga, kandi umuntu utaremera ko Imana ivuga aracyari kure cyane. Uracyatekereza mu bintu biciriritse. Imana yacu iravuga. Ahangaha umuhanuzi Zakariya yahanuye ibintu bikeya ariko byiza, kuko Bibiri mugaragaza mu bahanuzi bato. Ubuhanuzi bato si muto mu myaka, ahubwo ni umuhanuzi wahanuye ibintu bike ariko byiza bifatika. Ijambo nasomye rivuga ngo ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Izina rya Nyiringabo narivuzeho igihe kinini, ariko ushobora kuba ugeze hano bwa mbere ukaba utarabyumvise impamvu y'izina Nyiringabo. Uwiteka Nyiringabo, impamvu yitwa Nyiringabo, afite ingabo nyinshi yifashisha agiye gutabara abantu be. Imana ishimwe. Yagaragaje ingabo zidasanzwe zitamenyerewe, kuko agira ubu hari n'ingabo atarakoresha ku buzima bwawe kandi agiye gukoresha muri iki gihe. Hari ingabo zitakoze mu gihe cyashize ku buzima bwawe, ubu zigiye gukora muri ubu, kuko ingabo afite ntizirangira. Ni Nyiringabo, agoswe n'ingabo nyinshi. Ubu hari ingabo zakoze ubyara zitakora uri mu kazi, hari ingabo zidakora uri mu kazi kawe, zikora uri mu muhanda ugenda. Hari ingabo zidakora uri mu muhanda ugenda, zikora uri mu rugo rwawe. Hari ingabo zidakora uri mu rugo rwawe, zikora uri muri karitsiye uri gutembera. N'Uwiteka Nyiringabo afite ingabo nyinshi akoresha, kandi no kuba akatima kagitera ugihumeka nuko hari ingabo nyinshi yakoresheje. Tumuhereje icyubahiro. Aleluya. Nangiye gufashwa. Uwiteka Nyiringabo cyambera agoswe n'ingabo z'abamarayika, tutari burondogore none, ariko ndavuga mu nkeya. Yagaragaje zimwe mu ngabo zitamenyerewe kwa Farawo. Babona yohereje ibikeri, zirya zari ingabo z'Uwiteka. Yohereza ibikeri ahantu hose ngo birahakwira, ariko nibavuga ahantu hose wumve no mu buriri no ku meza yo kuriraho no mu ntebe hose birahakwira, birangije birapfa. Izo nazo zari ingabo ze. Hari igihe yohereje Amavubi ngo zohereza Amavubi akugenda imbere. Hari igihe yohereza Amavubi arizo ngabo ze akakugenda imbere.
kandi amavubi ntabwo agenda aduhira gusa, agenda anadwinga. Ni Nyiringabo, hari igihe yohereza amavubi adwinga. Uwiteka Nyiringabo, iri zina riramubera we. Mbega ingabo agira mu ijuru hari ibizima, izo ni ingabo. Hari abaserafi, izo ni ingabo. Hari abakerubi, Yesu, hari Mikayeli w'umunyentambara, hari Gaburiyeli utumwa, hari abamarayika b'amahanga bashinzwe akazi ko kurinda. Aba ni abamarayika barinda. Hakaba na marayika wundi ari mu Byahishuwe igice cya 8 ushinzwe abanyamasengesho, n'Uwiteka Nyiringabo. Izina rye ririha ayaya. Kuba ari Nyiringabo uryama utuze, niyo mpamvu ubona karitsiye zose ziterwa ukarokoka. Nyiringabo ayaya, Nyiringabo afite ukuntu akurinda, no mu muhanda unyuze abandi bakahagwa ukaharokoka, kuko Nyiringabo yazanye uburinzi budasanzwe. Nyiringabo turindira abana ku mashuri, tukajya kubona tukabona baje bamwe bambuka imihanda, bamwe mutagira n'imodoka zibatwara, akabarinda n'imodoka zacitse feri kuba zifite. Nyiringabo agakora uburinzi bungana gutya, ufasha tumukomere amashyi. Uwiteka Nyiringabo, izina rye rirera. Iri zina naryo ndarimwubahiye, Nyiringabo. Aleluya. Hari ingabo ajya yohereza ku maternity tugiye kubyara, zigakora karasisi ndugu yangu. Uwiteka Nyiringabo. Uwiteka Nyiringabo rero hano yavuze kandi avuganye nawe, yakuntumyeho. Nyiringabo yakuntumyeho ngo nkubwire ngo ikibazo cyose ufite n'intambara zose ufite, ngo si kubw'amaboko yawe kandi si kubw'imbaraga zawe, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nagutumweho rero, tega amatwi wicare wumva ukuntu nagutumweho. Iri jambo Uwiteka avuganye nawe ryatuma uterera agati mu ryinyo ukihaganya urutararya inyama. Uwiteka ati si kubw'amaboko, amaboko yawe yarakoze ndugu yangu. Hano hari abantu bankurikiranye bazi gukora, batananirwa, batarabanebwe, babyuka kare bakaryama batinze. Warakoze pe, none twareba ibyo wakoze n'imyaka ukoze, twareba kuri konte tugasanga ntibihura. Amaraso wamennye, amaso wakanuye, amasaha wakoze, imbaraga wakoresheje, n'akantu kari kuri banke ntibihura. Byaranze. Ariko Nyiringabo aravuze ngo si kubw'amaboko. Ibintu biri imbere yawe Uwiteka agiye gukora si kubw'amaboko. Amaboko yawe ndetse n'ay'inshuti n'abene wanyu ntibyakunda pe. Si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga zawe. Hakutagize waradepoje pe, aho wumvise hose uradepoze. Yewe n'ibintu wize kugira ngo umuntu abone akazi ntibyoroshye. Hari n'ibintu wize bigusaba kongeraho andi mashuri basi kugira ngo upfe kubona akazi. Ibyo byose ari ukongera amashuri byaranze, ari ukubona akazi byose byaranze. Ariko Imana imbwiye ngo nze nkubwire ngo amaboko si kubw'imbaraga, si kubw'ubwonko bwawe, si kubw'imitekerereze yawe, si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye wera. Imbaraga z'umwuka wera nizo zigiye kugira ibintu zikora ku buzima bwawe. Byakira uvuge cyane ngo amen. Imana ishimwe cyane. Murongo wa 7 ariwo nshaka ko dutindaho ngo wa musozi munini we. Ariko umfashe kumva munini we. Wa musozi munini we. Mbega umusozi. Wa musozi munini we. Urumva Uwiteka muri uyu mwaka ugiye kwinjiramo n'indi ugiye kwinjiramo, agiye kuvugana n'imisozi iri imbere yawe. Amaze iminsi aganira nawe akubwira ati mwana wanjye nzakugirira gutya, nzakurengera, abantu mwibitseho nzamuri benshi hano we, ari nzaza ukuri, ari nzaza imitwe y'abahanuzi, ari nzaza amarangamutima y'abahanuzi, ari nza namwe mwibwiye muzibitseho pe. Ariko reka nkubwire izi nza Uwiteka arambye ngo nkubwire ngo muri iyi minsi agiye kuvugana n'ikibazo ufite. Nimbura umunyamwuka uvuga ngo amina. Muri iyi minsi ntabwo agiye kugora abahanuza batuma, ntabwo agiye kukugora gusanga mu nzozi, ntabwo agiye kukugora wihanurira ku kibazo ufite, kuri nzakugaburira, nzaguha akazi, nzakurengera.
ntabwo agiye gukora atya, ahubwo yimura urushundura agiye kuvugana n'ikibazo. Ubu ikibazo ufite kiragowe muri iyi minsi, intambara ufite n'ikigeragezo ufite kiragowe, kuko kigiye kumva ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka agiye kuvugana nacyo ngo wa musozi munini we. Ariko nitwumva umusozi, ndugu yangu, nubwo we wagize Imana bikaguhira, hari abantu bari hano bafite ibigeragezo, bafite imisozi, bafite intambara. Ndugu yangu, ibyo bintu wigize muteteri, wagize Imana bikaguhira, ukaba ugira ikigeragezo kimwe kitanakomeye, ikigeragezo ufite ikofe, ikigeragezo ufite abana, ikigeragezo ufite urugo, ufite akazi k'imishahara. Hari umuntu uba ufite ibyo bintu byose, ikigeragezo ngo agira mu buzima ari ukutagira peti. Ugasanga ahora muri farumasi, ubu mubona mu nsengero sinjya ngira peti, ugasanga wenda icyo kigeragezo afite. Ubu hari abantu bankurikiye hano bafite ako kageragezo konyine ngo ntibagira peti. Njye nari nzi umudamu w'inshuti yanjye wahora agatesha abanyamasengesho umutwe ngo nibamusengere nta peti afite, kandi arangana gutya ikibuno kiragera iriya, ameze neza, arakize, aragenda mu modoka, ariko ngo nibamusengere agira peti. Ngo ubugewe iyo nshaka kurya ngo bisaba ko ngo biragorana, ngo jya n'igihe njya kugira ngo umugabo atababara akandi akarya, kandi ngo mu kandi kanya ukamubona imbere y'ifiriti n'inyama, ukabona umuntu udafite apeti urya ifiriti n'inyama, ubundi arashaka apeti yo kurya ibiki. Ubwo icyo kikaba ikigeragezo, ubwo naho ngo ni umusozi. Oya, ngiye kwivuganira n'abantu bafite imisozi minini. Murahari? Hari abantu bafite imisozi. We ureke ibyo witakisha ngo nta peti ngira, ngo urabona ngo ngiye ngo ikigeragezo mfite, ngo simberwa. Ibyo bikaba ikigeragezo, we yambaye imyenda ya magana ngahe, icyo ugasanga kiremereje. Njya kwivuganira n'abafite imisozi, apana abantu bafite utwo tuntu. Ntabwo nje kuvugana n'abantu babuze apeti yo kurya ibiryo mubifite. Reka mbatera inkuru muraseka mutembagare. Rimwe ku mwana wanjye w'imfura nigeze guheka njyana kwa muganga, nta peti agira. Ntaho bitabaho. Ndashaka kugutandukanyiriza akageragezo n'umusozi, kugira ngo wumve ikintu Uwiteka aje guhirika imbere yawe, aje guhangana, aje kuvugana n'umusozi. Yakuvugishije ku kantu koroshye, ariko iki kirakomeye, niyo mpamvu aje kuvugana nacyo, giteye n'ubwoba. Uwiteka avugane nacyo. Sifa kwa Bwana. Nigeze guheka umwana wanjye w'umuhungu w'imfura, afite ibiro byiza byinshi, ari munini, ateye ubwuzu. Njya kumuvuza, ngezeho muganga anyakira, ati madamu, ati umwana niwe uje kuvuza. Yafashwe ate? Ntabwo arya. Ntabwo arya. Ashyize ku munzani asanga ibiro afite biraruta amezi afite. Arashimishije. None se madamu, ibiryo urabifite? Simbona umwana yonka se. Genda ubiryo ujye umwonsa. Nasohotse nasebye kweri. Ubwo rero nanjye ubwo nawe nahetse ngo mfite ikigeragezo ngo umwana ntarye. Hari abantu hano bifitiye ibigeragezo. Hari n'umuntu aza akakubwira ati mabarona, ati mbabare ibigeragezo nsengere birandembeje, akavuga ibigeragezo wumva nk'ikigeragezo avuze. Ndafite ikigeragezo cy'abasore benshi bamurambagiza ngo abuze wahitamo n'uwareka. Ubwo ngo icyo ni ikigeragezo. Arekwa na Roma. Undi nawe ngo ikigeragezo kiramwisha ngo umushahara watinze gusohoka, kandi ubwo ni iminsi 3 irenzeho. Ubwo ni ikigeragezo. Aho mwagiye mureka kwitetesha we, ko hari abantu bifitiye imisozi. Abo ngabo ari Uwiteka antumyeho, bifitiye imisozi, bamaze imyaka 30 barabuze urubyaro, kandi muganga babwira ko nta kibazo. Wakwitonze ko hari abantu bifitiye urugeragezo rwa danje, bamaze kugirira bakwe n'abakazana mu bukode, aho batanze inkwano, baza mu bukwe bagasanga barongeye barimuka, bahora babimuka. Kwitonze ko hari abantu bafite imisozi Uwiteka antumyeho. Haleluya! Hari imisozi Uwiteka antumyeho ashaka kujya kuvugana nayo. Ndafashijwe. Bantu mufite ibintu bimeze n'imisozi ngwirombara, ngo wa musozi munini we. Munini umuntu areba ntaheze. Ubundi ndi gutegura kuvuga aya magambo, nagiye ntekereza imisozi. Hari imisozi Mose yazamutse, hari n'umusozi Yesu yazamutse asengeraho, hari zamo Kigara bari mu Rwanda ho,
hari imisozi yahuye mu bisi byahuye no mu bisi bya Rukara aho ngaho Butare tuvuka, hari imisozi ya Jara aha ngaha, imisozi irahari ariko si iyi ngiyi ijambo ryavuze, si iyi ngiyi Uwiteka yambwiye kuvuga. Yambwiye iyi misozi minini. Hari abantu hano mufite imisozi we, abana bose bakunaniye, abana bose bakunaniye bari kukubahuka. Misozi minini, hari imisozi minini abantu muri aha mufite, hari imisozi minini yicyangira abantu bari aha bafite, hari imisozi minini minini abo turi kumwe. Iyi misozi yarumbararanye, mwe muri kunyumva. Umva uko Uwiteka avuze, aravuze ngo agiye kuvugana n'umusozi. Abaye agiye kuvugana n'umusozi, wowe wicara utuze, nta magambo ufite Uwiteka afite yo kuza kuvugana nawe nonaha, agiye guhangana n'uriya musozi. Bibiri ivuze ngo wa musozi munini we uzahava. Andika ngo uzahava. Yewe data we, shaka wandikira ijambo rivuga ngo uzahava. Wa musozi munini we wiyita iki imbere yawe? Wivuga izina imbere ya Zerubabeli, imbere yawe uzaba ikibaya. Tangira uvuge ko uzaba ikibaya. Tangira uvuge ko umusozi uzaba ikibaya. Uzaba ikibaya. Uzaba ikibaya. Aleluya, uzaba ikibaya. Tangira usuzugura uyu musozi. Tangira wumve ko Uwiteka byibereyemo, agiye kuvugana n'uyu musozi, agiye kubaza icyo wiyita. Warakuzengereje umaze igihe, ariko ugiye guhabwa agasopo. Ariko nimba hari n'umuntu wigize umusozi imbere yawe, nimba hari n'umuyobozi wigize umusozi imbere yawe, Imana iravuze ngo azahava. Aleluya, 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 azahava. Ni munini, yagabye n'amashami. Azahava dokerebo, ayazigerebo. Wa musozi wa kigeragezo kinini we, ndumva mu mwuka ndi kukibona uburyo Uwiteka arimo agihirika, uburyo kigiye kuhava, uburyo hagiye guhinduka ibibaya. Wa musozi munini we, wa trompe zazibye we, uzahava. Uwiteka agiye kuvugana na trompe we. Amaze iminsi akubwira akabona nta nubwo ubyumva kubera imyaka. Aje kuvugana na trompe. Na trompe aje kuvugana nazo zazibye. Ibi bintu byazigiyemo nibyo aje kuvugana nabyo. Aravuze ngo birahava, hahinduke dosirebo, hahinduke, 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 hahinduke. Aje kuvugana n'umusozi w'amadeni, uhinduke, uhinduke, uhinduke. Ndafashijwe ukuntu ijambo rimfasha nkumva narirya. Hahinduka, ahindura iyo mibabaro ngo anezeze. Ahindura ibyanze guhinduka, Imana ihindura ibyanze. Yesu we, wa musozi we, wa madeni we, maze igihe uranakabije kugeza ubwo ideni ryabyaye irindi. Hano hari abantu bafite amadeni yagize abuzukuruza. Ideni rikabyara umwana, umwana akabyara umwuzukuru, umwuzukuru akabyara umwuzukuruza. Ubuvivi bwateyemo. Hano hari abantu bafite amadeni yazanye ubuvivi. Kugira ngo iri deni uryishyure, uguza irindi, kwishyura irya mbere. Irya kabiri wakuzengereza ukajya kuguza irindi, nawe yakuzengereza ukajya kuguza irindi. Donc byabaye nk'igisheni. Uwiteka aje kuvugana n'ibyo bintu. Aje kuvugana n'ibyo bintu, icyo gisheni aje kuvugana nacyo ngo kirahava, hahinduka ibibaya. Tangira ugende mu bibaya. Iyo misozi yatuma gutagenda n'iyo nzira wari waranze kunyuramo kubera amadeni, tangira ushaka agakweto karekare uzajya uhanyura ukambaye, kuko hahindutse ibibaya. Hahindutse ibibaya, ugiye gushyiraho agashuka. Hahindutse ibibaya, ugiye gutambuka unezerewe. Uwiteka aje kuvugana nabyo. Umuntu wese witambitse mu gisubizo cyawe, Uwiteka aje kuvugana nawe. Nimba ari n'umubosi wawe waguhejeje ku mushahara akaba yaranze kukongeza nta mpamvu, aje kuvugana nawe. Aje kuvugana nawe. Nimba ari n'umusore wakwanze nta mpamvu akakubenga, aje kuvugana nawe. Uwiteka aje kuvugana n'ikibazo ufite. Tangira wimwenyuze, wumve ko Uwiteka agiye kuvugana n'ikibazo ufite kizahava. Nanjye ndarahiye kizahava. Hagiye guhinduka ikibaya, hagiye guhinduka ikibaya. Ahara marira
wahinduye umunezero. Niyo ndirimbo ugiye kuririmba muri uku kwezi gukurikiyeho, niyo ndirimbo ugiye gukurikiraho, kuko Uwiteka bihinduye ibibaya. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, ibyari imisozi bihindura amataba, nkagubwa neza nkaguhimbaza Mukiza. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro. Yarawe bigiye guhinduka ibibaya bigiye guhinduka ibibaya, utambuka unezerewe. Ibi ngibi bamenyereye ngo abana bawe ntibumva ngo iyo bazanye amanota ngo baza mu banyuma. Ibihindutse ibibaya, bihindutse ibibaya, bihindutse ibibaya. No kwa Sara byahindutse ibibaya, byarashaje, bihindutse ibibaya. Byari imisozi, bihindutse ibibaya. Mana ibagirira neza cyane. Tugiye gusenga tumeze nk'abantu bafite akantu k'akiryo, kuko etayibosaya tugiye kumera nk'abantu bafite akantu k'akiryo, k'akineneko, mbega k'akijogonyora imbere y'abazimu, ko kwishongora. Tugiye kwishongora imbere y'abazimu, icyo bita kwishongora imbere y'abazimu, imbere y'imisozi aho yahereye. Tangazo rivuye kwa Data wa twese mu ijuru rivuga ngo iyi misozi igiye guhinduka ibibaya. Ngiye kwishongora imbere y'imisozi. Ubwo n'ubukode burazamo, ubwo n'abandi bagendana moto bafite ibiro byinshi birazamo, kuko tugiye kwinjira mu gihe cyo kwishongora imbere yabyo. Uwiteka aravuze ngo imisozi avuganye nayo, kandi igisubizo kiraye kibonetse. Igisubizo kibonetse nuko ihindutse ibibaya. Ngaho we resulta iraye ibonetse, anzura ko andika bivuge bisakuza kuri ibisubizo biraye bibonetse. Hari ukuntu ujya gupimisha ibizamini kwa muganga, hakajya muganga akurangarana akakubwira ngo ibisubizo bizaboneka ejo, kandi afite ubushobozi bwo kugipima direct akaba aranakikweretse. Sibyo? Hari ukuntu ujya gusaba umuntu serivisi, ako kanya yakusonda kuri mashine igisubizo kikarara kibonetse akaguha nyuma y'ukwezi. Hari ukuntu ujya kudodesha nk'imyenda ku mutayeri, uwo mwenda udoda iminota 30 akawuguha nyuma y'iminsi 40 bitewe. Ariko Imana si uko igiye gukora, igiye gukorera muri aya mavuta yuko resulta zirara zibonetse, birara bihindutse imisozi. Birara bihindutse imisozi. Ibyari imisozi avuganye nabyo bihindutse ibibaya, bihindutse ibibaya. Mana ihabwa icyubahiro. Kadusenga Imana dushima ko ivuganye n'ibibazo byari byaragabye amashami imbere yawe. Uwiteka abihinduye ibibaya. Sifa kwako Baba. Ndagushimiye Nyiringabo Imana, ubwoko wantumyeho ndagutumikiye. Wambwiye ngo mbabwire ngo si kubwa amaboko, si kubwa amashuri, si kubwa bene wabo. Abandi bene wabo bagiye kubakandira ku kanyenyeri muri iyi minsi, ariko si kubwa kanyenyeri, si kubwa amashuri, dore ko bayize ari menshi, ariko si kubwa amashuri, si kubwa imishahara, dore bamwe baranayihembwa ntacyo yabamariye. Si kubwa imishahara, dokirebo sitarebo saya, si kubwa umugabo, nubwo bamwe bafite abagabo bababwira ngo shushu, ariko si kubwa umugabo, si kubwa bene wanyu, nubwo bamwe mu bafite babapangira akantu, ariko si kubwabo. Ahubwo ni kubwa umwuka wanjye wera. Ijuru rifashe ibyemezo ubutatu, Imana Data, Imana Umwuka Wera, rifashe ibyemezo byo kujya kuvugana n'iyi misozi iri imbere y'aba bantu. Kandi ni sarebo riraye ritanze n'umwanzuro. Igisubizo ntabwo kiraye, ntabwo kiraye, ntabwo igisubizo kizaboneka ejo. No, ntabwo igisubizo kizaboneka ejo bundi. Kirarara kibonetse ko imisozi ihindutse ibibaya. Ndafashijwe. Haleluya. Mana ndagushimiye mu mwuka, ndi kubyumva nk'ibibaye, kandi mbyizeye nk'ibibaye. Uyu munsi birabaye, imisozi irakumviye. Irakumviye, irakumviye. Irakumviye. Imisozi irakumviye, ubugumba burakumviye, ubukene burakumviye, ubukode burakumviye, gutinda gushaka birakumviye. Birakumviye, ibintu byose birakumviye. Yesu we, Yesu, 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 Yesu. Indwara zirakumviye, sida zirakumviye, kanseri zirakumviye, diabete zirakumviye, hepatite zirakumviye, iperi zirakumviye, birakumviye, 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 birakumviye pe. Birakumviye, imisozi irakumviye,
birakumvishe, birakumvishe. Ijambo ryawe rimwe gusa birumvise. Iyo utegetse ibintu birakumvira. Utegetse imisozi kuhava irakumviye. Utegetse intambara kuhava irakumviye. Utegetse ubushomeri kuhava buhise bukumvira. Utegetse ikigeragezo cy'iminsi myinshi gihise kikumvira. Utegetse igihombo kuhava nacyo gihise kikumvira. Utegetse ubu bukwe bwapfuye nabwo buhise bukumvira burazutse. Utegetse izi mpapuro z'ibyangombwa zanze kuboneka nazo zihise zikumvira. Urategetse birakumviye. Imisozi iritse. Imisozi yabuzaga abantu gutambuka ngo bagere ku wundi kuri gakondo yabo iritse. Iyi misozi yatumaga abantu batagera mu ngo zabo iritse. Iyi misozi yatumaga abantu batagera kuri banki ngo babitse iritse. Iyi misozi yabitambitse ngo batagera mu bushobozi bwabo iritse. Iyi misozi yabitambitse kugira ngo badakira iritse. Ihindutse deposirebo terekerebo shayide itakotaye iritse. Iyi misozi yatumye uyu muntu umuryango umwanguka mwihakana kandi asa na papa we iritse pe. Iyi misozi iritse hahindutse ibibaya. Umuntu nkurikiye wese atambutse anezerewe kuko iyo yitse hakurikiraho gutambuka anezerewe. Ngo Zerubabeli atambuke anezerewe. Tugiye gutambuka aho umusozi wari uhagaze. Tugiye gutambuka aho umuyobozi yavuze ngo ntitwarenga. Tugiye gutambuka aho amashuri yacu atatumaga turenga. Tugiye gutambuka. Tambuka kora ikimenyetso cyo gutambuka. Tugiye gutambuka ngo umusozi urava Zerubabeli atambuka anezerewe. Tugiye gutambuka tubyina. Tugiye gutambuka. Uyu musozi waratumye utagenda. Tambuka ugera ahantu ushaka mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera. Amina. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Shalom.